Imana ishobora byose tubabarire dukize ibyaha byacu maze tugeze mu bugingo bw'iteka.
neza abayoboke bawe maze uvivane ubundi ingabire zawe nyinshi bagumane kwizera kwemera n'urukundo mu gihe cyose bahora iteka biga ku mategeko yawe kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugategekana mugara mutagatifu ukwiriye guhora bisimba n'iteka. Twese
ziteranira iruhande rwa Yesu maze zimumenyesha ibyo zari zakoze byose n'ibyo zari zigishije byose. Nuko arazibwira ati nimuze yitabiriye agatuwe maze muruhuke gatoya. Koko rero abazaga n'abagendaga bari benshi bigatuma batabona n'umwanya wo kurya. Nuko bajya mu bwato bambukira ahantu hagatuwe bagira ngo biherere. Abenshi mu babonye bagenda barabamenya, nuko baza ku maguru baturuka mu mijyi yose bahindukira ndetse barahatanga. Yesu amaze kwambuka abona iyo mbaga nyamwinshi y'abantu abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba, atangira kubigisha byinshi. Iyo ari Ivanjili ntagatifu uragasingizwa Kristo. Bakristo bavandimwe, Yesu akuzwe iteka ryose. Naramutse neza. Amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu tubwiye none aradufasha kuzirikana ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umukirisitu. Umukirisitu ni umuntu ufite ubwishingizi, ariko ubwishingizi bunamuha inshingano. Mu isomo rya mbere wumvise yavuga cy'umuhanuzi Eliya, harimo ikigereranyo twumvise, kimwe mu bigereranyo bikunze gukoreshwa n'ibyanditswe bitagatifu bitugaragariza umubano w'Imana n'umuryango wayo. Ikigereranyo cy'umushumba n'ubushyo. Abashumba n'ubushyo barahari. Hari ibindi bimenyetso dukunze kumva, ibindi bigereranyo bikoreshwa mu byanditswe bitagatifu bitugaragariza uwo mubano none w'Imana n'umuryango wayo. Urugero, ikigereranyo cy'umuzabibu, umuhinzi n'umuzabibu. Uko umuhinzi yita ku muzabibu we, niko Uhoraho yita ku muryango. Ni ikigereranyo ariko Imana yikora mu buryo bumwe. Ikindi kigereranyo cy'umubyeyi n'umwana we muto. Umwana muto atega byose ku babyeyi. Iyo bongeyeho ngo mutoya biba bishatse kuvuga utari icyo gihugu. Ahari abana bakuze wenda ibyo babishoboye kandi nibyo. Ariko umwana mutoya atega byose ku babyeyi, atega byose ku mubyeyi. Niyo mpamvu ikigereranyo nacyo gikoreshwa bivuga umubano w'Imana n'umuryango wayo. Mbese nk'uko umubyeyi akora byose kugira ngo umwana we mutoya amererwe neza, ni nako Uhoraho nawe abigenzereza umuryango we kugira ngo ntihagire icyo ubura. Ni ikigereranyo ariko kuko Imana ikora ku buryo buhebuje. Uko umubyeyi yigisha umwana kugenda, uko amugaburira, uko amwiyegereza, akumva ubushyuhe mu gituza cye, niko Uhoraho nawe abigenzereza umuryango we. Uhoraho akabikora ku buryo buhebuje kuko ari Imana. Uyu munsi rero twumvise ikigereranyo cy'umushumba n'ubushyo, abashumba n'ubushyo. Umuryango w'Imana wagiye uremwaremwa buhoro buhoro uko amateka y'ubucumuro bwacu abigaragaza. Imana yabanje gukora urugendo n'abantu bamwe na bamwe ku giti cyabo. Niho dusanga Aburahamu, Isaka,
Isaki na Yakobo, ariko bategurira kuzabyara umuryango mugari. Nuko byagenze tugera ku miryango 12 ya Isiraheli. Iyo miryango 12 ni umuryango mugari w'Uhoraho. Imana yahereye ikiza mwene muntu. Uwo muryango rero igihe cyose wiyoborewe n'Imana, yani magambo wishumiwe n'Imana, ariko Imana ntabwo ikabikora ibigirishije abantu. Niho dusanga gusa, niho dusanga Yozuwe, murabyibuka ubwo yabakuye mu gihugu cya Misiri, baraza bagera mu gihugu cy'isezerano, baratemba igihugu gitemba amata n'ubuki. Barahageze rero, Imana ikomeza kuyobora umuryango wayo, no mu gihe cy'ubwami abami batandukanye ko bagiye basiga. Uyu munsi kumvise isomo rya mbere ritubwira ngo baragowe. Uburyo ryatangiye biteye ubwoba. Baragowe, abashumba batererana ubushyo bwanjye. Kubera iki? Kubera ko icyo gihe umuryango w'Imana, nanjye kuvuga ngo wari ubucyo bw'Imana, kubera ko abashumba bari barahawe abashumba bari barahawe ntibakoze inshingano zabo uko bikwiye. Uhoraho rero ati baragowe. Umuryango wanjye namwe ntiwiyoboreye, namwe wishumiye, namwe ari njyewe muyobozi, ari njyewe umugenga. Ibyo mukora ni ibiki? Muragowe. Uhoraho arabivuga abigirishije akanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Niko Uhoraho yabigenzaga. Buri gihe iyo byabaga byamutereye, yazamuraga, yatumaga umuryango wayo bavuga umuhanuzi akabura umuryango wayo, kandi umuhanuzi agahera kuri abo umwami, ibyegera, abaherezabitambo, abo bose bari bafite ubutumwa bwo kuyobora umuryango w'Imana. Kubera iki rero barareka icya mbere ni ugutererana umuryango w'Imana. Gutererana umuryango w'Imana bari magambo bavuye mu nshingano zabo. Iyo tuvuye mu nshingano zacu, Uhoraho natwe aratubwira ngo kubera iki? Kubera ko tuba twikururira urubanza, kandi ntabwo tukabona n'Imana mu kazi, mu nshingano iba yaraduhaye. Abo bashumba baterera mu muryango w'Imana ntibari bakurikiranye icyiza cy'umuryango w'Imana, bari bikurikiraniye ubwabo ibibafitiye akamaro, ndetse ngo barareba. Ntabwo baterera umuryango w'Imana gusa, baranawutatanyije. Umuryango wari umwe, umuryango wari ushyize hamwe, kubera kutawitaho uratatana. Abari bawugize bajya hirya no hino. Nyamara Uhoraho yari yabahamagaye kuba umwe w'umuryango, akababera Imana. Ntabwo rero icyo gihango abashumba bigeze bakirinda. Niyo mpamvu babwirwa ngo baragowe. Bateranye umuryango, baranawutatanya. Icyo ni icyaha, ni ikibazo, ni ugutanga inshingano zabo. Uhoraho akagira ati rero umuryango uzakozwa ubugome bwanyu. Ntabwo wagomera Uhoraho ngo birangire. Kubera iki? Kubera ko mu kugira nabi bwo ubwabo haba harimo inyishyu yabo. Ntabwo tubyumvise neza. Wagize ngo se kubura amahoro k'umujura
biba bigize igihano cy'icyo cyaha. Mwagize ngo kubura amahoro k'umusambanyi biba bigize igihano cy'icyo cyaha. Nyamara icyo gihano ni umugoroba wacyo. Uhoraho rero umuntu wese arongera agahumuriza umuryango we ati nzabaha abashumba, umuryango wanjye nzabaha abashumba bawuragira. Mu yandi magambo, Imana iratengushye ariko ihaye umuryango wayo icyizere ko utazaguma muri ibyo bibazo, utazatuma ubu gutatana no guterera. Hari ikizaba byanga bikunze. Niyo watandukanye inshingano zawe urabibazwa, ariko bagombaga kugerwaho n'ineza utabagiriye. Imana ni urukundo ibagoboka, ntabwo urukundo ibagoboka. Uzabyara umwana n'umurere, ariko Imana izamukuza. Uzahoza ku nkeke umugore cyangwa umugabo, nyamara uzazira mu kiliziya ijambo ry'Imana yumvise rizamuhumuriza. Mu yandi magambo, Imana izamwihumuriza yo ubwayo, izamukwihangana. Imana rero yasize umuryango wayo uzawuha abashumba bawubereye. Ndetse ibigirishije umuhanuzi Yeremiya mu mvugo y'ikigereranyo na none, iti mu muryango wa Dawudi hazazamuka umumero, hazashibuka umumero. Twabyumvise mu isomo rya mbere. Uwo mumero azaba ari umwuzukuruza w'indahemuka, aho ubuhemu bwaganje, aho ubugomeramana bwaganje, agomba no kuganza ubudahemuka. Ni bya bindi ngo ntabwo urwango rukorwa n'urugi, ahubwo urwango rukorwa n'urukundo. Ubuhemu nabwo rero bukorwa n'ubudahemuka. Nibyo Uhoraho asezeranye umuryango we. Uwo mwuzukuruza wa Dawudi azaza ari umwami ufite ubushishozi kandi uharanira ubutabera n'ubutungane. Byari byarabuze mu gihugu cyanjye, byari byarabuze mu muryango. Uhoraho ati Yuda izabura. Kubera iki? Kubera ko izina ry'uwo mwami, izina ry'uwo mwuzukuruza wa Dawudi, izina ry'uwo mumero ikiganiro bakoresheje ngo ni Uhoraho niwe butabera bwacu. Bivuze ko abo bashumba batatinya gukandagiza abakene, akarengane kari kangana. Ati rero muzaririmba ngo Uhoraho niwe butabera bwacu. Naho ngaho no guhera kuri ayo mizero Uhoraho aduhaye, natwe turirimba iriya zaburi twumvise. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzaba. Wenda bari bafiteho inshingano ntacyo bakoze, ariko kubera Imana ntacyo uzaba. Kumve ko natwe turabashumba kubera izo nshingano dufite, buri wese mu mwanya we. Umugabo mu rugo, umugore mu rugo, umwana mu rugo, umuririmbyi muri korali, umukristo mu muryango remezo, umukristo mu muryango w'abihaye Imana, umukristo mu muryango remezo, umufurere mu muryango barizwamo. Mu nzego zose turimo ufite icyo ushinzwe, ufite aho ushinzwe, hari icyo ugomba gukora. Gusaba Imana utazabwirwa iryo jambo ngo turagowe, kuko kuribwirwa bijyana no kubaho ingaruka nyabyo. Iriya zaburi tunayumva mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzaba. Andagira mu rwuri rutoshye. Noneho byagera mu gitero cya nyuma cyangwa ku gika cya nyuma,
gihe cyose nzaba nkiriho nanjye rero nzaziturire mu ngoro yawe abariho yibera isi kubera iki kubera ko wavumbuye ko uhoraho ariyo mushumba utarumanza mu isomo rya kabiri wari umutagatifu atwibukije ikintu cy'ingenzi bya bindi byasezerano uhoraho yagiriye umuryango w'ubuzima bya kera byujujwe mu isezerano rishya bwa Yesu Kristo bwa bumwe bwari bwarabuze bongeye kugarurwa na Yesu Kristo. Nimurebe umuryango w'abakristo, nimurebe abemera Kristo bahurira buri cyumweru mu kiliziya kugira ngo basingize Imana. Ni ubumwe bwazanywe na Yesu Kristo. Ati ubu ngubu muri Yesu Kristo mwebwe abari kure y'Imana kera bigijwe bugufi yayo kubikesha amaraso ya Kristo. Kristo watubaniwe, Kristo waducunguye, Kristo dukurikiye, Kristo twemera. Kristo rero natubera isoko y'ubumwe, isoko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro nk'uko yubile turimo idusaba kubizirikana. Pawulo akagaragaza uburyo Imana ihereye ku Bayahudi umuryango wayo yawugize ubugari n'abandi basanga natwe tuzamo kubwa Yesu Kristo ndetse n'abataramumenya uracya rimwe uracya kabiri bazamumenya wenda bazamwirengagize ariko baramumenya. Twebwe uyu munsi rero tujye kwitwaza kubera yuko ijambo ry'Imana twumva ni Yesu Kristo dukurikiye utwivugishiriza utwibwirira kandi udushumba abigishije iryo jambo atugezaho iryo jambo ry'Imana yazamuye ya data yuko ryasenyesha rya Yesu mbere yuko asoza ubuzima bw'ahantu ku isi asabirane kubahumwe. Ibyo ngibyo rero tubishobozwa na Roho umwe wuhiwe muri batisi tukabona rero uwo mutima wa Yesu wo kunga abantu n'Imana wo kugorora abantu n'Imana. Uwo mutima wa Yesu ntushimwe n'ivanjiri. Yesu yohereje intumwa zigiye mu butumwa zirigishije zikoze ibitangaza ariko nyine kuko zari zatumwe zagomba kugaruka zigatanga raporo zimenyesha Yesu rero ibyo zari zakoze byose n'ibyo zari zigishije byose. Natwe Yesu aradutuma ahandi hose nakuze ariko tugira umwanya wo guha raporo tugira uwo mwanya kuko iyo bitabaye bityo ubutumwa yaduhaye burarangira tugishyiraho n'ubwacu kandi iyo bwiswe ubwacu wawuhabanye ubwa Yesu akadutuma kubiba amahoro ubwacu bukaba bwo kuza abanyamahoro. Ariko tugize umwanya wo gutanga raporo uwo wadutumye anatubwira ikindi gikurikiraho. Aha mwahakoze neza ukomerezaho ibingibi byo mwarabyishe nimwikosora. So nyagasani kugira ngo twitore uwo mwanya wo kumuha raporo hehe ryari nawe mwanya ugana maso ntakisubiza ni imbere ye n'imisengesho. Yesu aratega amatwi intumwa ze zimubwira ubutumwa bwagenze hanyuma akazibwira ati rero nimwigire hino muruhuke gatoya. Nakunze ako kantu yongere muruhuke gatoya. Yesu akuzwe. Muzi ko hari abantu bitwaza ubutumwa bakora muri kiliziya, muzi ko hari abantu bitwaza icyo bakora mu muryango remezo cyangwa muri korali bakibwira yuko hari bihagije nta kindi bazongeraho. Yesu arababwira ngo muruhuke gatoya ubundi mukomeze. Oya abatubwiraga ku kanya abarashize mbere nibyo yarashinzwe ariko rero ntabwo byarangiye. Ubutumwa bugomba gukomeza umuryango remezo
amatsinda atandukanye, abahereza, abasomyi. Ubutumwa umukozi y'umunsi urawutangira raporo, ariko Yesu aja mu Burundi uruhuka gatoya n'ubundi butumwa bugakomeza. Dusabe Nyagasani ingabire yo kutaruhuka ubuziraherezo, abantu babona ubuziraherezo, kandi icyo kiruhuko kitagira iherezo ntabwo Imana ikunda, ntabwo Yesu agikunda. Niyo mpamvu abwira intumwa muruhuke gatoya ubundi mukomeze. Imbaraga rero zizava he? Zizava muri wa mwanya wo kwiherera tukabana na Yesu tugasenga. Ariko uburyo Yesu ashimira umuryango we, uburyo ari wa mumero wujuje isezerano rishya, uburyo ari wa mwanya w'ubushishozi, uburyo ari wa wundi uzagarura ubumwe mu muryango w'Imana, turabibona ngo ntabwo ari n'abigishwa ntibabonaga n'umwanya wo kurya kubera ubutumwa, bari bashishikajwe n'ubwo n'izo nshingano zo gushaka umuryango w'Imana. Kandi ibyo yakoze yari yasomye ingazi. Mugende mwigisha amahanga yose, abemera mubabatize, mubatoze gukurikiza ibyo nababwiye byose, mujye ko ndi kumwe nawe ubuziraherezo iminsi yose. Ibyo rero ni ubutumwa bwacu twese ababatijwe. Dusabe Nyagasani kugira ngo aho ducika intege yongera tubyutse, aho twabaye ababibyi b'amahane aduhe kuba ababibyi b'amahoro, aho tutitaye ku nshingano zacu yongere kuduha kuzibuka no kuzishyira mu bikorwa, bityo umuryango w'Imana ugira ubumwe, aho twatumwe harangwa amahoro. Yesu atubere umushumba mukuru, natwe tumubere abashumba aho turi, aho adutuma ku rugero tumurebeho, kuko ari we mushumba mwiza umenya intama ze nazo zikamumenya. We wemeye gukora ubugingo bwe abukanye intama ze. Tubisabira
bavandimwe umusore uhitamo cyane na cyane Imana data ushobora byose. Nyagasani Imana yacu, wowe wujuje inama mu isezerano rya kera mu gitambo kimwe rukumbi kandi gishyitse cy'isezerano rishya, akira amaturo werejwe n'abayoboke bawe, maze atagatifuze umugisha muhaye buri bungane, kugira ngo amaturo buri muntu wese witwa gutuye agusingize kandi aronke hose umukiro kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abandi nawe nk'uko yamaze kugenda baje kurya n'umuhondo n'arashinga
nuko aheza abigishwa be avuga ati mwakire maze muve mu isi iki kuko nimumbura amaraso yanjye isezerano rishya kandi rihoraho iteka agiye muzumve n'abandi bose kugira ngo imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Kandi turakwinginga twiyoroheje tujye abasangira n'amaraso bya Kristo roho mutagatifu aturuze ibintu nyagasani wihute kizajye ku isi yose maze uyoboje mbere mu rukundo na Papa Francisco umwepiskopi wacu agari mu turere kambanda n'abatorewe mu Rwanda bose. Nyagasani wibuke abayoboke gusubira umunsi Nyewera Peteri Ubutunzi Kalisa Padiri Bernard Habonimana Wera Uruva na Maniraguha Felisi abamaze kwibuzabona ku isi maze ubuzima umwana butumize mu bwe ubahe gushushanya mu izuka rye wibuke kandi Nyagasani n'abana bacu bahatwe kuzazuka hamwe n'abandi bose batusanzwe utiriwe maze ubakirire mu rukundo rwawe turakwinginze natwe tukiri impuhwe maze tubashe kugendana mu gihugu bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana Yosefu mutagatifu ingabo y'udahemuka n'umwazana ntagatifu n'abatagatifu bose bakunyuze kuko bizajya bisimburana nuko hamwe n'abo tuzagusize dukura Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ushobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo byose ubishyizwa na Kristo uzatame nawe ureba muri we umwe bwa roho mutagatifu ukwiriye babisimburana iteka nk'uko turakubigisha turagutereka no kutubigisha tutibuka tuti dawe mu ijuru
n'umukiza wacu Yesu Kristo.
nitwa Byikwaso Emmanuel, abantu mu diakoni wa Diyoseze ya Kigali Paruwasi Kanumba Santarari ya Busanza. Rero twabanye mu by'umwaka mu bya Noheli mu bya Pasika, nifuje kugera aha ngaha guherwa n'abapadiri. Nzahabwa ubupadiri ku itariki 3 z'ukwa munani kuri Paruwasi ya Kanombe, hanyuma nsubize mu ndabona 5 z'ukwa munani azaba ari kuwa mbere saa 4 n'igice kuri Santarari ya Busanza. Kubera rero ko Paruwasi ya Kicukiro ari umubyeyi wanjye, imyaka 9 maze yitegura ubupadiri, nibura imyaka 7 ari umufuratiri wa Paruwasi ya Kicukiro. Aho Kanombe rero mvukiye Santarari ya Busanza igikano nuko ngendana, ariko ku mutima Kicukiro kandi namwe murabona. Ntabwo nabona imitasozi bakwiriye mwese buri wese ku giti cye, ariko kuba niyiziye kuba mubona imitashyo kuri mwese musabire kugira ngo iminsi mikuru izagende neza. Murakoze cyane. Rero umwana wacu n'umuntu usangiye nuko ubutumwa muri Kiliziya kandi umuntu uzasangira ibishya by'ijuru mu minsi y'ibiri. Rero buri wese dusohoka amwegere, mubaze neza aho uzabera, isaha na karitsiye muzi neza, sibyo se? Amubaze namuhoye kugira ngo ashyire igitoki, sibyo? Ko tuzanasangira ijyaho y'uwo munsi, ashyire igitoki kugira ngo amutwerere, noneho akitegura neza. Twongere tumushimire ko yongeye kuza kudutumira, tumushimire cyane. Murakoze, dushimira cyane korali umupasiteri Kicukiro, korali urubyiruko rutugiriye neza, tubashimire. Kwibyara bitera ababyeyi neza, ikorali urubyiruko nkabonye uyu munsi groupe Sainte Famille bashima Imana, bahoze ari abajene ino Paruwasi bakora ubutumwa, banatangiza ibikorwa bya Mercredi Jeune, ukabashima Imana yuko ubutumwa batangiye burimo kubyara imbuto nziza. Uyu munsi urubyiruko rwa Kicukiro ruhagaze neza, mubona yuko na korali y'urubyiruko nayo ihagaze neza. Dushimire rero abajene bakuru n'abakoze muri Mercredi Jeune mbere barayitangije, tubashimire yuko bakoze ubutumwa bwiza, gusa akabashimira Imana, mufashe tubashimire. Mwagiye babona basomye amasomo, bakoze umutekano w'umutuzo wa Kiliziya, baturishije, barakoze n'umutambagiro mwiza. Mwese rero turabashimiye cyane. Tuze ngo rero zizane imbere, twavana mu masaha 8, akumva yuko Imana ibonye, natwe turabashimiye turi ku mutima. Neza yuko nyuma yo kuva mu musano ikindi cyiciro tubaze kuba turi kumwe namwe tuganira ko duhamya ndetse n'urubyiruko rw'uyu munsi. Icyo twasaba rero wenda n'abakristo mwese mugihari, ko mukomeza gushyigikira nk'abajene abana banyu, mukomeza mu rubyiruko kugira ngo tutaratifuze, tubafashe tutaratifuze, kugira ngo umwana agere mu rubyiruko ahera ari mutoya, bashobora patronaje ndetse no mu buzima bw'abana bujye bubohereza kugira ngo tubafashe kubatoza iby'Imana bakiri batoya, nibakura bajye mu rubyiruko n'ibigira ejuru, bashime ingo nziza zinyuze Imana n'abantu. Turabashimira mwese, Imana umugisha. Icyo tuzorezaho ni gahunda yo kubaka Santere Bikira Mariya, tumaze iminsi tubabwiraho. Turashimira cyane abamaze gutera inkunga, bagenda babishyira inkunga gake gakeya, n'ubwo bakiri bakeya iminsi iri imbere baziyongera. Rero turakora mu cya kabiri cy'amafaranga dukeneye, tuzatangira kubaka, gusiga twubake. Kuko rero iminsi iri imbere
eshanu twabonye ko ushobora kuzuzuzwa muri 15 byose byaba birangiye ushobora gutera inkunga uhagaze kugira ngo ingoro y'Bikira Mariya ibashe kubakwa n'abantu ku Kicukiro. Ubwo rero kuvura Imana bakuru inshuro nyinshi hejuru kwakira n'ibyo cyane nisibyo kureza abana banyu wa kabiri patronaje agashami saa sita umwana agatanga kugira ngo ubone amazi kuba bafite ikizuba Nyagasani Yesu n'abari n'abami Nyagasani Imana ushobora byose nawe abari mu byago byose maze ubw'impuhwe ze abasangaza ingabire z'umugisha we naho imitima yanyu kwibanda ku magambo ye kugira ngo mushobore